ufite shima Imana kushoboje hano hanze hari imvugo ngo hahiye ibintu numva mu mwuka wanjye ngo hahiye ibintu Imana yize ku mutima ubwo byamfashije nawe biraza kugufasha ngirira ukwegereye abantu batatu gusa ubabwire ngo uyu munsi yari uyu munsi umukobwa wanjye wa kabiri yitwa Favor ni umuramyi ni umuvugabutumwa ni fire woman turashima Imana turabashumba b'itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly turabaturanye ntabwo turi kure muri abakozi b'Imana turakora ni gake tubona thank you kenshi tubona inyambi tutakoze neza ikitakunze hata tuzajya twibwirana tuti courage ndakoresha igihe neza abarebe 6:13 hanyuma yego umuriro waka ku gicaniro urudaca ntugasinze ndekeraho rwose nongereje umuriro waka ku gicaniro urudaca ntugasinze ndekeraho uwo muriro wake keep the fire burning urinde keep nukurinda umuriro ugira gute waka ku gicaniro utazima utazima rinda umuriro waka ku gicaniro utagira gute utazima ndabizi ko abakozi b'Imana hari bambarije ashobora kuba barabivuzeho ibyarinda n'ibituma umuriro waka tararara ariko hari ibyo Imana yashyize ku mutima nifuza ko twaza kurebera hamwe umuriro watangiye kwaka ntabwo ukomeza wiyatsa iyo wawucanya sinziriye ubwo ndavuga inkwi murazizi mwakaragize inkwi hano utarazicanye iyo udakomeje kwitabwaho ukora iki urazima niyo langage ubona Imana yari iravuga muri iri jambo kurinda umuriro ku gicaniro utazima iyo inkwi zacanywe bisaba iki tubirebeye hamwe bisaba iki kugira ngo uwo muriro ukomeze icyambere kwenyegeza ni ukuvuga ngo ntushobora gucana umazeyo inkwi zose hagomba kuba hari zisigaye zikomeza kugira gute kwenyegezwa no kongerwayo ngirira ukwegereye mubaze ngo ufite izo usigaranye zo gukomeza ushyiramo harakubitse wabitse iki ushyiramo iki icyo umwanzi akora ntabwo abanza kuzimya umuriro arabanza akiba izo uzongeramo akakwereka ko hari icyo kirimo karagira gute karaka kumva umunyama yaciye inyuma ajya muri stoke ajya yarakurura rumwe ku rundi iyo yiba ikiri inyuma aba azi neza ko ikiri imbere nta garanti gifite arabizi ko byanga bikunda ikirimo kiraka gahe gato ntabwo kiri butinde urajya guhindukira ushake urukwi rwo kuza kwenyegeza usanga iruwi byazimye muri rimwe ni hahandi utangira uti ukanasinzirira umwanzi ari very strategic ahise aza ku muriro ngo asukemo amazi wamubona vuba uhita umufata so ntabwo ashaka gufata n'umuswasi afata ibwikizi yakwibye yakubujije kugira akabaraga ko gukomeza wenyereza iyo aciye mu gikari icyo gihe arabizi neza ko arangije umuriro ni bya bindi ubona abantu bari muri yafashijwe
hashize Imana yankoze ku mutima bikomeye. Nakuye kuri DVD bya bindi bya kera bya manyeto murabyibuka bashyiraga muri manyeto nyine za kera. Nkigwaho, that was last year nyuma ya covid gato. Hanyuma nza kujya mu mujyi barasanga nikirangirika bagishyira muri DVD. Turagiplaying. Yari abantu twaririmbanaga kuko nari umuririmbyi mu isi ntarakizwa. Haleluya. Nari umusitari ntandebera. Nari umuririmbyi mu isi. Rero mu isi twari tugeze ahantu akaba Yesu. Ari ibintu njya nibuka nkumva birasa nkaho byabaye nimugoroba. Ndavuga ngo iyo Yesu atinda amasegonda agomba mbi. Nkizwa ijoro rimwe nari mfite groupe y'abaririmbyi twaririmbanaga mu isi, twari abakobwa twitaga imiriro, twitwaga Ladies Fire. Ariko yari imiriro ashimwe Yesu. Turashya twarashyaga se ko twari twaragurumanye. Kandira kibyo. Twakoraga ibitaramo ahantu hatandukanye n'ibyo wari umuyobozi wabyo. Agafaranga karagenda karaza neza. Kandi umukobwa muto nari teenager, teenager ni ikibiri mu Kinyarwanda. Narakangava. Turaririmba abakobwa nyine b'imiriro tubimiriro turafata za 9 na 5 na 6 na 7. Wewe. Turaririmba. Ijoro rimwe hari haje umuririmbyi witwa Brenda Fassi, yari mu South African. Ikiraka ndagitsindira. Nije wagombaga gukora backing kuko yes, team yanjye niyo yagomba backing. So turabitsindira. Turaririmba rero urumva y'agafaranga kinjiye. Buriya harakanyamuneza kazana na amafaranga. Kazana na cash. So nari mu birere numva gishyose abantu bose n'abateruye. Twakoze concert icamo ibintu bigenda neza birakunda. Nakunda kuririmba cyane. Iyo mpano disi umwana wanjye yarayifashe. Yes. Mufite ni microphone. Can you please come? Gato cyane si mwanyemere. Gato cyane. Igitaramo Kabanda. Uko ujye muri kaminuza. Now, hari indirimbo yanditse yitwa ngo jewe na Yesu turi majorite. Bega jewe na Yesu turi benshi. Yes. Kina gariyo. Utayizi mwe wari gukoresha akora kapela. Ari ndashaka. Okay, para majority maybe please. Jewe na Yesu turi majority. We are the majority. Oh yeah, oh yeah. We are the majority. Niduca mu mazi ntazadutembana no mu muriro ntabwo uzadutwika. Sezeranije ko azabana natwe. Sezeranije ko jewe na Yesu turi majority. We are the majority. Oh yeah, oh yeah. We are the majority. Since Amasiga Zubana namwe Nawanyize yusa Korwani soni Disewe imfubyi Abo wabapfakazi Dinyenyeri Iyo mu ruturuturu Ditagiriro
Yes, Lord. Imana ishimwe ko ataciye mu isi. Ishimwe ko byaje. Naho jyewe ashimwe Yesu wandaruye kare. Naho ngaho tujya mu isi. Uwo mugoroba rero twari twaririmbye Kisuru, amafaranga yinjiye. Turirimba ibintu tutumva. Dutahana kashi. Ndataha ndabyibuka pe twambaye n'ubusibanzi. Ndataha ni muri ariko Yesu yagushatse. Twari dufite umukozi mu rugo yari umu ADPR. Uko abona buri munsi ninjira nsohoka ngo aragenda agira umutwaro. Urumva ninjiraga nambaye ukura byumva nawe ukuntu wanaze wambara kakandeba kakaknisina kakatokesha so yatokesha simenye ibijyanye nkagira ngo nuko buzuzwa nasohoka nyine nibere muri ya demando ati fire amashitani fire afata iminsi 3 asenga yirije abwira Imana ngo yarakizwe. Abumva umuntu ufite umuriro w'icane agukurayo. Uriya mwana yari umusenzi kandi igitangaje nawe yari very young, imyaka 18 yari muto. Karasenga agafata 3 days karavuga ngo jewe n'uyu mukobwa mabuja arakizwe. Nikajya gakinjira mu cyumba cyane ariko iyo munsi sinzi ukuntu byagenze ngaho urufunguzo ngo kajye kumurera amaso. Kagiyemo nawe tekereza icyumba cyane ko gisa. Amatara yasaga n'ubururu n'umuhondo ahinduranya gutya. Kubibambasi hagaze wa Michael Jackson niba Celine Dion. Amafoto maremare akayishwa kagera hasi. Agapero abandi yije ati mwishime karashtani. Asoka yiruka. Mama namubwira ati shitamu mwenyewe mchunga kimunonya. Ndamubonye ahagaze Michael Jackson ahagaze. Mama ati shitani ati nguri. Ati atari igipapuro cyuzuye ikibambasi. Kora amasuku usohoke. Noneho kahita kamenya impamvu y'amasengesho. Karasenga umunsi wa kabiri karasenga. None urufunguzo ngumuha umunsi wa kangahe? Kari gusoze amasengesho. Karinjira gasengera amazi. Karayamije mu cyumba. Ariko uriya mwana yari umusenzi. Pastor ubona kugicana. Urokora benshi. Arinjira yarafite bibiliya kinyarwanda zino nini ishaje arayizana yishyira hafi y'uburiri bwanjye amaze gusengera mu cyumba asengera uburiri. Abimbira nyuma aravuga ngo muko iri joro nturyama shizeho umuriro wa Kristo gutwika no mukijije. Ndafata amazi karayambinja kanaba ngo mana nibunyumva. Uyu waravuze ngo dufatamira ibitekerezwa miti ndafatamira ibitekerezwa mu mutima w'uriya mukobwa ndabigomororera Kristo iri joro ni wowe na Yesu. Natashe saa 9:00 nari mfite yo concert ku mugoroba ku cyumweru nta andi muri mbebebe karanyumva kari kaza amasaha ntahi urimo burake karanyumva kati araje Julienne naryemeye nyuma Juliana nenda narindi amazina twa Julienne Juliana nuko kagiye kumva ndaje imodoka yanzanaga yari umusaza wanjye twagendanaga kugira ngo urumva nayo nyine muto ntabwo yansigaga turaza arandepoza asuye abaga handi Kanombe arataha karaza karakingura nzabisanzwe nyine niririmbira ninjira mu cyumba cyanjye
njya kuryama mbura ibitotsi kandi ntibibaho. Surtout nabaga nananiwe ntabwo naburaga ibitotsi, ariko mbura ibitotsi shaka gusinzira biranga ndigaragura buracya mu kanya mfite konseri mugoroba ninkura cyane ndaza kunanirwa bikomeye. Kandi iyo konseri n'igihe wagombaga guperforminga iminota irenga 40 ya mbere yabaga ari jyewe. Mbuzi ibitotsi ndongera ngira gute ndacana ndebye mbona bibiri ishaje n'igihe Bibiliya mu cyumba cyane. Bibiliya mu cyumba agahungu kamenyereye ndaza kukaniga mu gitondo. Ariko haba inkuru ya Aburahamu reka nyishake nyisome ndakurura. Aburahamu sinzi aho bamushakira mwene da mbangiye mu byahishuwe. Ahantu hambere nasomye nshaka Aburahamu haravuga ngo pastor nuko ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose n'indimi zose bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze. Mbaza ngo wamukoza yankinguriye ahita inyuma y'inzu ku idirishya ryanjye bashyiraho amaboko ati faya faya. Uyu muriro muhamagara urakora tuvuga umuriro ukatwika twavuga umuriro ukamanuka. Eliya yarawuvuze uramanuka yarawubonye. Pastor kagiye inyuma y'inzu ugafataho urimo buracya kari kakaniye uva kanira. Haleluya. Kazi pastor kajyaho ntusinzira n'izina rya Yesu. Abashinzwe gukoresha abakufu bakuvemo iri joro Imana iragushaka kari inyuma y'inzu ku idirishya nigaragura mbura bitose. Mbagiye mu byahishuwe maze kuhasoma ndavuga ye hari umunsi tuzahagarara imbere y'iki y'intebe y'iki madukiri. Uriya wakwirarira ku bantu ntabwo wakwirarira kuri wowe. Wowe usiranye nawe irarire se. Nahise mbaza Jullienne ni mademoiselle ati karame hadi ubu nuhagarara uzavuga iki? Wowe wahagaze imbere ibi bintu usanze ari ukuri reka kwigira umwatari. Ibi bintu wasanze ari ukuri wabigenza ute? Umutima uvuye mu mutima ujya mu ino rihe. Ibya bintu by'abarokore byaba ari ukuri. Akaruka rihe banavuze ni ibi bintu bya bintu by'ababono n'abarokore babonotse gusa by'ababono nirekanisha inkuru ya Aburahamu yabyaye ashaje badahavuye njya ahandi kumbaho ngiye pastor ni muri Matayo ngo nuko kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Saho mvuye umutima uri kurambaza Jullienne uwo munsi natoranya ihene mu ntama uzagura iki? Nibuka ko naraye ntebe bamubwira inkuru ntazi igikizuru. Umutima uransubiza ngo Jullienne uri ihene we uri ihene ikubye gatatu. Turaziranye n'uyu mugore nari muzi Jullienne wowe se ntabwo wize wowe ntabwo rero nari mfite menshi iryo joro nambwira Jullienne sha uri ihene. Itanibuka umugore twaturanye ahantu i Bujumbura yari yaravuye muri Kongo yari afite ihene yarakuze yajyaga azicyura tugashinga tukanga kugenda pasi. Igihe kimwe aradukura turanga tubona umugenzi ndaho nicaye iryo joro numva nibutse n'amakabibi ihene kumbe ni imico itagenda. Intama
none urashaka kuvuga ko nta kandi gasimba kari hagati y'ihene n'intama? None se baduciriye inkoni nzamba basi? Ushobora kuba nari ihene ariko ndi urukwavu. Nangira kuburana kandi ndi jyenyine inyuma y'inzu ntabwo banyoroheye. Ndangije ndavuga ni ihene ndamenye ifite imico mibi ntiragirika. Ubu rero urandagira nkanga ntangira kwisubira mu nige nyine ubwo rimo buracya ntangira gutekereza ndabyumvise reka nshake rero Aburahamu sinzire kuzabivugana basubiye mu byahishuwe cyane rwose ngiye mu byahishuwe mvaho ngiye ngo reka ndi ku rugenda kumanga niwumva ijwi ryanjye ukingure ndagira gute ndinjira ntabwo muzi icyambaye nahise manuka mva ku gitanda ndapfukama shyiraho induru numva ndarangiye mbwira Imana ni ibi bintu byaba ari byo wubaka uburyo ukomangamo umwanjye ndinde kugira ngo nanjye kumva icyo uvuga ndinde aho wahereye ukomanga numva ndababaye mbwira Imana ni rero uranzi uransonze nta murokore wambwiriza nta naho twahurira nta mupasitori twanahurira hariya avuga iki twahuriye heza n'ibibirere ndimo none se niba ari mu ijuru wamanutse muri iki cyumba wansanze ukampa undi mutima kuwo mfite bitavamo bereda mu ijuru hari Imana kwicwa no kudasenga nagiye kumva numva senza ibimbaye numva nanzi isi numva nanzi ubuzima numva ndarize mu minduru papa na mama icyumba bari batarataha icyumba cyanjye n'icyabo byari byegeranye numva papa jika araza abaza neza mu gifaransa arakomanga yuba simvuga ati Julienne qu'est-ce qu'il y a nuko yamaze ngombega Julienne habaye iki ndamubwira ni papa ihene ati raho byuba ndamubwira ni wapi ati kingura mama baraje ati Julienne ubaye fungura ndabwira ni mama mwese ni ihene nziye kumva ngo mama aravuze atari ko shaka gutuka usiku umwana wanjye bamuroze bandogeye umwana bandogeye ndabani mama na undoze kingura ni wapi murahebeba nziye kumva numva inyuma ku kadirishya yarafite akajisho muri saka abakobwa umuhungu witwa Minani arakomanga aterega kingura kagufashe ndavuga ni haba umuzimu ngoye ni Minani kingura ngufashe uwo ni Yesu arashaka kuguha ubuzima kuvugira inyuma y'idirisha kingura nyine ndakingura karaza ngo pfukama biragenda ngo pfukama kankubise urushyi mu mutwe vuga ngo umwami Yesu ariko umuriro uracyoha kariya kana kari gapakiye pasi umuriro no mu kankubise urushyi mu mutwe ati subira wa mwami Yesu ndihanye satani naraborose papa ahagazeho mama ahagazeho mama akamubaza ni ibiki byamugiyemo ko twita ihene ntabwo bamuroze mama akareba munsi y'igitanda nta marozi umwana wanjye wakoze iki mu cyumba ukoropa ati ntacyo nakoze ntasenga kakubwira ukabwiye mama nyuma y'uyu munsi ntabwo azasubira mu kabyinira nasubiye heza nubwo mperuka mu kabyiniro iminota mikeya burakeye Minani ajya gucana imbabura no gutegera igikoma abashuti banjye babaraje ndebelego barakobwa tugiye he ibutare mbareba mu maso
maso ndaseka. Minana baraje ntaho ujya. Wavuze utupfukamye ngo ntuzasubire inyuma ntabwo ujya. Mbareba mu maso ndababwira nti nakijijwe. Unyungirije ahita aravuga ngo wowe ukijijwe na Satani yararakijijwe. Urugo abantu babakuze. Wowe niwo Satani azakizwa agahita asubira mu ijuru. Karakana k'umushumba kaguye kapfumuye amarira hose. Na ndababwira nakijijwe baranga. Musaza wanjye baraje agira ngo nimudakira. Atariko twamaze gufata amafaranga y'amatike y'abandi. Nubwo wakijijwe genda uririmbe bwa nyuma. Hanyuma uzakizwe. Ndamubwira no bamubwire. Jamais. Ntabwo yakije amafaranga mwafata muyabasubize ntayo ndari. Mujya kuri konte muyabasubize. Nimutayabasubiza nimugende muririmbe. Bakora inama. Bakirimo barakora inama mbona barakaye musaza wanjye zarakangubita umugeri ni mbona byakomeye. Ninjiye gutya ku ruhande pastor. Kubitamo kamambiri. Nayo nambaye agakabutura kareshya n'ikiganza gutya. Uhereye mu n'agasengeri n'ingofero ireba hano n'amafime nk'atatu. Nambara udukamambiri nakinyumezo ndiruka. Niruka maze muri quartier nta rusengero rw'abarokore. Nta rusengero rw'abihera. Bahita bandangira ngo hajya haruguru hari urusengero rw'Korona for Jesus. Kicukiro. Mwabyereka njyewe. Ndagenda amagarara inyuma nk'ahari ameze gutya. Ariko umutima ukimbwira. Uri hene uri intama. Umuyobozi wa gahunda senior pastor ni yarahari. Umuyobozi mukuru wa urusengero ni yarahari yari yajya kubwiriza i Butare. Hari umwungirije. Baza nk'umwungirije ninde Kabanda. Yicaye aho. Ninjira nambaye agakabutura kanjye ndumvika. Atansubiriramo. Nicara inyuma. Barahamagara ngo reka twakire abaririmbyi bazatuyobora no guhimbaza. Nibuka ko ndiki nabatanza. Ugatuti mitamagarara gutyo ukunifasha. Nayakabutura nakagasengeri. Umuriro w'Imana. Bandahagaze. Abaririmbyi mbona hari ukuntu baririmbaga kera bakava mu ntebe baririmba ikorasi. Barayiririmba bafite twatu. Ndebye ipendo niho bwa mbere nyibonye. Impamvu baza bakizwa badakoresha bya byuma mvuyemo bya shitani. Baza n'ipendo bampagarara iruhande. Protocol izayiruka. Basha kugira gute? Kumura imbere. Kabanda arababwira ati ngo aramwongorera ngo ntabwo uzahavuye ntuzimana imuzanye ari. Mwihorere mumujyane gahoro inyuma ariko mumurekere urabona ko atasinze ni umuntu muzima. Umuyobozi w'abaririmbyi araza aranyongorera. Uririmbire hejuru yose. Uririmba amajwi yose ni ngaho ngwino inyuma uririmbe tenori y'abagabo nta kibazo. No problem. Bagiye inyuma baratangira ndibuka n'indirimbo baririmbye pastor. Chorus batangiye. Mbona baratangiye ngo yewe niviriye mwisi turawukata tukapa. Yaravuga ngo azaza umwami azaza. Yes azaza we azaza turutse mw'ijuru. Azaza umunsi utazi. Yes azaza. Azaza turutse mw'ijuru. Azaza umwami azaza. Yes azaza we umunsi utazi azaza. Yes azaza. Ay azaza umwami azaza. Yes azaza we azaza turutse mw'ijuru azaza. Mwibuke ibyatumye nyizwe nikorasi bahereyeho bagiye kubona ndamanutse bantangiye kurira. Nibuka ko azagira azaza mbwira uko agera ngo azaza umunsi utaza azaza. Ongera ushaka umuriro w'Imana w'Umwami azaza. Ongera ujya ku muriro w'Umwami azaza. Umunsi tutaza azaza. Azagaragara ku bicu.
azaza turutse nkamwe azaza mvuye muri isi ndimo ndamubaza kamwe ngo yego azaza tekereza ko nayifashe barangije kuririmba natashe ndira Pastor Kabanda araza arabwiriza arahamagara abona ndaje ndambika ibiganza ariko n'umushumba w'isi umushumba utangira nina akayikomezanya mpaka bakabyara umushumba aransengera njya kwicara ijambo ryagize gute ryagize Pastor ndataha ndi muri azaza umwami azaza yesa ngeze mu rugo sanga abantu baricaye sanga abatante baricaye sanga barimo barazana inkwi kumbe kwa kundi nirutse ntibamenye iyo ngiye bazi ko nagiye kuko ryatsinda byose ryagiye muri konseri bapfira ahantu biti gusati bagize impanuka mbi bagonganye kera habaga konvoyi ndende z'abasirikare ugasanga afande ari hagati hari ziri imbere hari ziri inyuma urazibuka nyinshi so zakubitanye n'iyo basi bari barimo nitwaye ibyuma inyuma bakubitanira ahantu habi hari imanga so barakubitana bose bari mu muvuduko mbamanuka muri ya manga ndibuka twashyinguraga i Remera ahantu gutya Pastor iwa washinguye umurongo uva aha tukagera iriya bahisemo kubikorera hamwe kubera ko ntabwo bamenyaga ngo ukuguru ni ukwa runaka so amanama aravuga ngo reka tugire gute tubahuze hamwe dushyiramo imitwe bashyiramo imitwe navuye mu nguyu ni nanjye wahagaze n'igihe wahagaze mvuga ijambo mvuga mbahagarariye iyo ufite umuriro w'Imana ucungura abo Imana izakoresha Bwana sifiwe amasaha yarageze ntaragera hagati umababwiza ukuri inshuti natashe sanga ndi muri azaza umwami n'agakabutura ka bo bagize ngo kuko nta telefone zabaga zari zitarazaje 18 right so bo bagira ngo buriya nagiye njyana nabo wa musaza wanjye kuko bagafite imodoka ye yagendaga uko nyuma so niyo watanze amakuru ko byagize gute byarangiye I tell you nageze mu rugo mama nkubise amaso afata ku mutwe akomeza urugo umwana wanjye ariho anko ndababwira ni mama ndiho azaza umwami sinzi icyabaye mbona mushiki wa papa aje yiruka ati Yesu we aramfata uvuye wari wagiye bageze bawe bashize habaye iki byagenze gute niyo mpamvu iyo nkorera Imana mpora mutazakorera mpora mutazakoresha mbwiriza utazongera kubwiriza kuko ndabizi ko ndi mu nyongezo ubiyo nkorera Imana sinita ku byo abantu bavuga iyo mbandi mu butaka se bavuga iki bavuga iki ko ngewe ndakanyongezo kagenda mu muhanda njyambwira abana banjye ngo ntacyo mfite ntawe n'Imana Bwana sifiwe nakize kubera umusore umwe ufite umuriro w'Imana ndibuka imyaka ishize nagiye kumushaka mu cyaro ndamuhiga minani ndamuhiga ndamubura naramubuze burundu nza kugwa ahantu iyo Igitaramo epfo barambwira ngo muri uriya murima urumva yabaye umugabo ndebye mbona umuntu ufite amavuru ndaza mugera iruhande babonye imodoka batuye munsi yo kudusura n'uwahe jyewe ndamumenya yari afite sinye ituma mumenya mu maso hano ndamubwira ni minani arahindukira ntiwamenye
nsanga mu murima umugore wari hariya arimo arahinga hano, hirya mu mutaka hari umwana we na Bibiliya ye yera. Yararinze umuriro w'Imana. Bibiliya mu bitaka. Nkubitira ukwegereye, komeza uwo muriro nshuti. Mu bitaka Bibiliya ye n'akana bonse. Arandeba ati ko ntakwibuka. Ndabona nutanyibuka ndabona ndeba neza. Arandeba ati hindukira nahindukira. Nkagira gutya ati wapi. Ati byanze. Ndabona uri ukuntu wakwikuzimu. Ati Julienne Bahise nyibuka. Bahise nyibuka. Navuye mu bisebye. Sanga afite amadena, afite ubukene ngo bacicururo ba. Ndamubwira nti mina wowe data icyo nzabyo uzagira. Ndamubwira nti wabyaye igifaru. Amen. Nurasezerera amavuja yo gatsindwa n'Imana. Aturabesha. Atunama nonjoye mu ishuri. Ngiyiwe n'ahantu mu gusesera. Ndamubwira ni humura turanakwimure vuba. Uburebye minani ni preacher of the word.